Nshuti bakundwa, mbibutse ko turi gusoma igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku cyigisho cya 44 kwiyanga. Kristo yisize ubusa kandi mu byo yakoze byose ntihigeze harangwamo inarijye. Ibintu byose yabyeguriye mu bushake bwa Se. Igihe umurimo we ku isi wendaga kurangira, yaravuze ati, nakubahishije mu isi kuko narangije umurimo wampaye gukora. Yohana 17:4. Kandi aratubwira ati, munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Matayo 16:24. Kandi ati, umuntu nashaka kunkurikira yiyange, yikorere umusaraba we ankurikire. Matayo 11:29. Areke inarijye yimurwe maze ntizongere kuganza mu bugingo. Umuntu witegereza Kristo mu kwitanga kwe no kwicisha bugufi kwe ko mu mutima, bizaba ngombwa ko nawe avuga nka Daniyeli ubwo yabonaga usa n'umwana w'umuntu ati, ubwiza bwanjye bwampindukiyemo ububore. Daniyeli 10:8. Kamere muntu ihora irwanira kwigaragaza ndetse yiteguye guhangana, ariko umuntu wigiye kuri Kristo ntabakirangwamo inarijye, ubwibone no gukunda gusumba abandi, ahubwo mu mutima we habamo gutuza. Inarijye yumvira ibyo Umwuka Wera ashaka. Icyo gihe ntituba tugihangayika kugira umwanya usumba abandi, ntituba tugishaka kwikururiraho imbaga cyangwa kwikuza ngo abantu batubone, ahubwo twumva ko umwanya wacu uhanitse uri ku birenge by'Umukiza wacu. Duhanga Yesu amaso, tugategereza ko ukuboko kwe kutuyobora, tugatega amatwi ijwi rye ngo rituyobore inzira. Intumwa Pawulo yagize bene iyo mibereho maze aravuga ati, nabambanywe na Kristo ariko ndiho, nyamara sijye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Ibyo nkora byose nyiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera Umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya 2:20. Nshuti bakundwa, mbibutse ko turi gusoma igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku cyigisho cya 45 imico Imana yemera. Kugira ngo abasore babashe kubaka imico yabo ku rufatiro ruhoraho, bakwiriye kwigishanya ubushishozi no gusenga. Impamvu abasore benshi bakora amakosa akomeye cyane ni uko batumvira inyigisho z'ababarusha ubunararibonye, ntibita ku nama z'ababyeyi n'abigisha, bityo bakumvira ibishuko by'umwanzi. Imana ikunda abasore, ibabonamo ko bafite ubushobozi bukomeye bwo kuba bakora icyiza igihe bazasobanukirwa ko bakeneye Kristo kandi bakubaka ku rufatiro nyakuri. Imana kandi izi ibigeragezo bahura nabyo, izi ko bazahangana n'imbaraga z'umwijima zirwanira kwigarurira ubwenge bw'umuntu, kandi Imana yaciye inzira abasore n'inkumi bacamo bagahinduka abasangiye kamere n'Imana. Umuhati udacogora urakenewe. Ntabwo imico ipfa kwizana kubw'impanuka, ntabwo iremwa no kuvumbuka kw'ikosa rimwe rikomeye cyangwa intambwe imwe itewe igana mu cyerekezo kibi, ahubwo kugenda usubiramo igikorwa nibyo bigutera guhinduka ingeso, maze bikaremera imico yawe kuba mibi cyangwa myiza. Imico myiza ishobora kuremwa gusa kubw'umuhati udacogora no kwihangana, kubwo kurushaho gukoresha neza impano yose n'ubushobozi bwose umuntu yahawe kubw'icyubahiro cy'Imana. Aho kugenza batyo, abantu benshi bateraganwa bajyaho kamere n'ibibaho byose bibasha kubajyana. Ntabwo ibi biterwa n'uko nta bushobozi bwo gukora icyiza bafite, ahubwo biterwa n'uko batabona ko Imana ishaka ko bakora icyiza gihebuje mu gihe cy'ubusore bwabo. Niba muri iki gihe abasore bashaka guhagarara nk'uko Daniyeli yahagaze, bagomba gukoresha imitsi n'imyakura yose yo kwizera. Ntabwo Uwiteka ashaka ko bakomeza kuba abigishwa n'abatangizi, yifuza ko bagera ku rwego ruhanitse kandi ruhebuje izindi. Ishaka ko bagera ku ngazi yo ku bushorishori bw'urwego kugira ngo batere intambwe bava kuri urwo rwego binjira mu bwami bw'Imana. Impinduka kuba umuntu yifatanya nabo. Abasore bava iwabo bakajya aho batakitabwaho n'ababyeyi babo, baba ku rwego rukomeye, bari aho bihitiramo abo bifatanya n'abo babana. Bakwiriye kwibuka ko ijisho rya So mu ijuru ribareba kandi ko yitegereza ibyo bakeneye byose n'ikigeragezo cyose bahura nacyo. Iteka mu mashuri
uzahasanga abasore bamwe bagaragarwaho ko intekerezo zabo zashyizwe aho zisigingizwa bitewe n'ibyo bihitiyemo gukora. Bitewe no kuba batararezwe neza mu bwana bwabo, usanga barakujije imico ku ruhande rumwe, bityo uko bagenda bagwiza imyaka y'ubukuru usanga izo nenge bafite zaragiye zisigara maze zikangiza imibereho bacamo. Kubw'urwego batanga n'ihame ribagenga, bene abo bayobya abanyabwenge, bene abo bayobya abanyantege nke mu mico mbonera. Nshuti basore, igihe ni izahabu, ntimugomba gushyira ubugingo bwanyu mu kaga mubiba imbuto mbi. Ntabwo mukwiriye kuba batagira icyo bitaho ku bijyanye n'inshuti muhitamo. Mujye mwita cyane ku byiza byo kubahwa biba mu mico y'abandi, bityo ibyo bigeragezo bizabahindukira imbaraga y'imico mbonera mu kurwanya ikibi no guhitamo icyiza. Mujye mwiha urugero ruhanitse. Ababyeyi banyu n'abigisha banyu bakunda kandi bubaha Imana bashobora kubakurikiza amasengesho yabo ku manywa na nijoro. Bashobora kubahendahenda no kubaburira, ariko ibyo byose bizaba imfabusa nimuramuka muhisemo kwifatanya n'abantu batagira icyo bitaho. Niba mubona ko nta kaga kariho kandi mugatekereza ko mushobora gukora icyiza n'ikibi uko mubyihitiyemo, ntabwo muzabasha gusobanukirwa ko umusemburo wo gukiranirwa uri kwanduza no kwangiza intekerezo zanyu buhoro buhoro. Kristo niwe byiringiro byacu rukumbi. Kristo yarababajwe, aratukwa, arashinyagurirwa, yari yugarijwe n'ibigeragezo impande zose, ariko ntiyigeze akora icyaha. Ahubwo yumviye Imana ubudakebakeba kandi akora kandi mu buryo bunyuze rwose. Kubw'iyo mibereho ye yakuye by'iteka ryose urwitwazo rwose rwo kutumvira. Kubw'iyo mibereho ye yakuyeho by'iteka ryose urwitwazo rwose rwo kutumvira. Yaje kwereka umuntu ko yakumvira n'uko yakubahiriza amategeko yose y'Imana. Yishingikirizaga ku mbaraga z'Imana, kandi ibyo ni nabyo byiringiro rukumbi by'umunyabyaha. Yatanze ubugingo kugira ngo umuntu abashe kuba umuragwa wa kamere y'Imana, maze atsinde kwangirika kwazanywe mu isi no kwifuza. Imana yahaye abasore impano bagomba guteza imbere ku bw'icyubahiro cyayo, ariko benshi bakoresha izo mpano mu migambi itejejwe kandi idatunganye. Benshi bafite ubushobozi bushobora gutanga umusaruro mwiza mu by'ubwenge no kungura umubiri igihe byaba bukoreshejwe neza, ariko ntibatuza ngo babizirikane. Ntabwo bashyira mu gaciro ngo barebe icyo ibikorwa byabo bizabyara. Batera umwete umupfapfa utazigera utega amatwi inama agirwa ndetse no gucyaha. Iri ni ikosa rikomeye cyane. Abasore baramutse basobanukiwe ko Imana ihora ibahanze ijisho, bakamenya ko abamarayika b'Imana bitegereza uko imico yabo ikura, kandi bagapima uburemere bw'agaciro k'imirimo mbonera ibaranga, bagira intekerezo nzima kandi zirinda. Nshuti bakundwa, mbibutse ko turi gusoma igitabo Ubutumwa ku basore cy'igice cya 46, kiravuga ngo Kristo atura muri twebwe. Idini ya Kristo isobanuye ibirenze kubabarirwa ibyaha. Isobanuye gukurwaho ibyaha byacu no kuzuza umworera uba mu muntu nk'impano z'Umwuka Wera. Isobanuye kumurikirwa n'ijuru no kwishimira mu Mana. Isobanuye umutima wakuwemo inarijye, bityo ukaba ufite umugisha w'uko Kristo awutuyemo. Iyo Kristo aganje mu bugingo bw'umuntu, haba ubutungane no gucika ku ngoyi y'icyaha. Icyubahiro no kuzura k'umugambi w'ubutumwa bwiza bwuzurira mu bugingo bw'umuntu. Kwemera Umukiza bizana mu muntu amahoro yuzuye, urukundo ruzira amakemwa n'ibyiringiro bizima. Ubwiza n'impumuro nziza by'imico ya Kristo ishurirwa mu bugingo. Ihamya ko Imana yohereje umwana wayo mu isi ngo ayibere Umukiza. Kristo yagiye abera inshuti magara n'umufasha wa buri munsi abayoboke be b'indahemuka. Bagiye bomatana n'Imana kandi bagahora basabana nayo. Ubwiza bw'Uwiteka bwagiye bubagaragaraho. Muri bo hagiye hagaragarira umucyo wo kumenya ubwiza bw'Imana buri mu maso ha Yesu Kristo. Ubu bishimira imirasire ihora imurika yo kurabagirana n'ikuzo ry'Umwami mu gitinyiro cye. Bateguriwe gusabana n'ijuru kuko bafite ijuru mu mitima yabo. Amin.